Nshuti bakunzi b'Umutahira TV nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana. Njye nitwa Leonard, iyi ni Umutahira TV. Turashaka kubereka uko umuntu ashobora gukora reception mu kanya gatoya, kuko muri iki gihe tugomba gukora ibintu byinshi kandi tukabikora mu gihe gitoya. Dukurikije uburyo reception iba ari ikintu cy'ingenzi kandi gikorerwamo imisango myiza cyane, hanyuma kikaba kigomba gutwara igihe gitoya, twarebye uburyo dushobora kuzasobanura cyangwa se kuzafasha abantu, tukababwira uburyo bashobora gukora iyi gahunda yo kuyobora reception ariko bakabikora mu gihe gito cyane. Hanyuma rero hari umuntu umwe mu bantu bakunda kureba ibiganiro byacu cyangwa se video dukora tukazishyira kuri YouTube channel yacu. Ubwo ni ukuvuga ko ari umuntu umwe wakoze subscribe hanyuma agakurikirana ibiganiro byacu. Yaratubwiye ati nshaka kumenya neza mukamfasha gusobanukirwa uburyo nakora reception hanyuma bikagenda neza, ntagombye gushaka MC wo kubimfashamo, ntagombye gushaka undi muntu wo kubimfashamo, ahubwo nkareba umuntu umwe muri famille nkamubwira uko azabigenza hanyuma akabinkorera, ntagombye gutanga amafaranga cyangwa se ikindi kintu gishobora kuba ari ikiguzi cyangwa se ikindi kintu cyo gutangwa kugira ngo umuntu aje kugufasha muri iyi serivisi. Hanyuma natwe tumwemerera ko tuzamukorera video ndetse n'abandi benshi bashobora kuba bifasha gutyo, kuko umuntu umwe ashobora kubaza ariko akaba abarije abantu benshi. Iyi rero ni Umutahira TV, ngewe ndi Leonard. Nagira ngo wowe utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV ukore subscribe kugira ngo ibiganiro bindi tuzajya dushyiraho bijye bihita bikugeraho nk'ako kanya, kandi ukaba uduteye n'inkunga kuko mu byo dukenera by'inkunga nayo iba ikenewe. Ikintu rero cya mbere ni amakuru. Iyo udafite amakuru uratakara. Ni byiza ko mutanga amakuru mufite, natwe tugatanga amakuru dufite tukayasangira kugira ngo buri umwe wese ave aho ari agire ahandi agera bitewe n'amakuru meza afite, amakuru yahawe, amakuru y'ingenzi aba akeneye mu buzima bwe, kandi akaba akeneye ubumenyi mu buryo bugiye butandukanye. Isi tugezemo ni isi y'ikoranabuhanga, isi tugezemo ni isi itari isi nk'iyashize cyangwa se nk'iyatambutse mu binyejana byatambutse. Uyu munsi dukwiye gukora ibintu byinshi kandi tukabikora mu gihe gitoya, kandi tukabikora mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kuri uyu munota rero ngiye kukubwira ukuntu ushobora kuyobora reception kandi ukabikora neza kandi vuba. Abageni bavuye kwifotoza mu gihe bavuye ku rusengero, bamaze kugera aho bateguye reception izabera, muri cya gihe baba bari hahandi imodoka zabo ziba ziri bategereje ko reception itangira. Abateguye aho reception iri bubere bamaze kubitegura neza, hanyuma abageni barashaka kwinjira kugira ngo ibintu bigende neza kandi vuba. Kenshi na kenshi abageni bahitamo indirimbo nziza bari bwinjiriremo. Abageni nibo bayihitiramo cyangwa se DJ akabahitiramo indirimbo ibyinitse cyane neza, ku buryo bari abakobwa n'abari abahungu ndetse n'umukwe n'umugeni na pare na marene bari bugende muri ya ndirimbo. Ubwo abasangwa n'abashyitsi bose baba bari aho reception igiye kubera. Hanyuma babageni na pare na marene ndetse n'ababakobwa n'abahungu baba bagaragiye bose bakinjira bari muri ya ndirimbo. Iyo bamaze kwinjira hari ahantu abadekorateri baba badekoye, hari ikintu twakwita ko ari nk'amarembo cyangwa se ari nk'umuryango bagiye kwinjiramo, hahandi bafata umukasi bagakata yariba iba irimo, hanyuma bakinjira. Iyo bamaze kwinjira barakomeza bakabyina ho gatoya, MC aba ari hafi aho ngaho abikurikirana neza. Iyo bamaze kubyina MC niwe ubaha umwanya ariko utari munini kugira ngo bitaza gutinda, arabahagarika. Yamara kubahagarika bagahita bafungurirwa champagne. Ubwo MC aba ari hafi aho niwe ukurikirana ibi bikorwa. Ubwo igikorwa gikurikiyeho no kubafungurira champagne. Iyo bamaze gufungura champagne, bariya abakobwa bayizanye bayishyira hariya kuri ya siniya, hanyuma wowe MC cyangwa se n'undi muntu bateguye ushobora kuyifungura akayifungura. Yamara kuyifungura
bakayisuka mu birahure icya umugeni ndetse n'umukwe, hanyuma ako kanya MC ahita ashyiraho umuntu usengera uwo mwanya w'iyo gahunda ya reception yose igiye kubera aho ngaho. Iyo bamaze kuyisengera rero bahita banafata bya birahure hanyuma bakanyweshanya. Iyo bamaze kunyweshanya MC ahita ababwira bagakomereza kuri keke, hanyuma ba bandi babagaragiye akababwira kujya kwicara. Iyo bagiye kuri keke bajyana na pare na marene. Iyo bajyanye na pare na marene rero nibo babafasha mu gukata ya keke, ndetse n'umuntu wadekoye ya keke aba ari hafi aho ngaho. MC arabikurikirana neza cyane ku buryo byose bigenda neza. Icyo gikorwa cyo gukata keke iyo kirangiye, MC ahita abwira umukwe n'umugeni bakajya mu myanya yabo aho bagomba kuba bicaye muri ya myanya y'icyubahiro, aho bakunze kwita kuri table d'honneur. Hanyuma bakajyana na pare ndetse na marene. Bataricara rero bafata bya birahure byabo, noneho pare na marene nabo baba babashyiriyemo icyo kunywa, hanyuma bakaza gukora ifoto nziza cyane hariya kuri table d'honneur igaragaza pare na marene ndetse n'umukwe n'umugeni. Iyo foto iba ikenewe, MC agomba kubidefanda byose bigacamo bikamera neza kandi bigakorwa neza kandi vuba. Iyo barangije rero ahita ababwira kwicara mu buryo bwiza cyane, mu buryo bw'icyubahiro, mu buryo bwuje imisango buryoheye amatwi y'abari aho ngaho bose. Iyo icyo ngicyo kirangiye, MC ahita ahereza ijambo umusangwa mukuru. Umusangwa mukuru akakira umukwe mukuru. Umusangwa mukuru iyo amaze kwakira umukwe mukuru bakaramukanya, amutumirizaho icyo kunywa, hanyuma baba bateguye abakobwa bari buzane icyo kunywa bakoze ku meza y'abasaza. MC aba ari hafi aho ngaho byose abikurikirana. Iyo abakobwa bamaze kuhagera rero bahita babikora kwa kundi, hanyuma MC agafungura iriya champagne cyangwa se icyo bageneye kwakiriza umusaza. Umusaza akakirwa. Iyo amaze kwakirwa rero baraganira, wa musaza amubwira ibigendanye n'amagenzi ye. Ikiba kimuhagurukije cyane cyane ni ugushimira ndetse no kuzana umugeni bamusabye, akagaragaza umugeni bamusabye, akagaragaza ko ari we, nabo bakabireba bakabibona. Ibyo ngibyo rero ntago bitinda cyane, ntago bimara umwanya munini. Iyo bibaye byiza wowe MC ubareka bagasubira mu mwanya bakicaraho gatoya. Iyo bamaze kugera muri ya myanya yabo, za keke baba bamaze kuzikata, hanyuma ukabwira ba bakobwa bakoze kuri ya meza y'abageni bakabakira keke, hanyuma umukwe n'umugeni bagasangira keke. Iyo bamaze gusangira keke uhita ubabwira bakamanuka hahandi muri ya myanya yabo, umukobwa akajya guha iwabo w'umuhungu kuri keke, n'umuhungu akajya guha iwabo w'umukobwa kuri keke. Icyo gikorwa ntabwo ureka ari bo bagisoza ngo bahereze abantu bose bari aho ngaho muri reception, ahubwo umugeni ahereza abantu bakeya bari mu myanya y'imbere, hanyuma n'umusore agahereza abantu bakeya bari mu myanya y'imbere. Ibisigaye bakabifashwamo n'aba bakobwa n'aba bahungu baba bagaragiye. MC ahita abayobora bakabikora neza kandi vuba. Icyo gikorwa iyo kibaye nk'ikigera hagati cyangwa se gisa n'igisoje, ntabwo basubira kwicara, bahita bahagarara hahandi imbere y'aho bari bicaye kugira ngo n'amafoto aze kugaragara neza. Hanyuma icyo gihe baba bagiye guhabwa impano. Abantu ba mbere batanga impano ni ababyeyi b'umugeni cyangwa se ababyeyi b'umukwe. Abari hafi bazana impano bateguye bakayihereza abo bageni, bakabahesha umugisha, bakabaramutsa, bakabahesha umugisha. Hanyuma n'abageni baba bateguye impano bagahita nabo bayibahereza. Icyo gikorwa kikaba kirarangiye, tugakomereza ku gikorwa cyo gutanga impano. Igikorwa cyo gutanga impano iyo kize ku musozo, MC aba abireba neza, ari hafi akurikirana gahunda zose. Hanyuma abageni basubira mu myanya bari bicayemo, hanyuma ugahereza nanone umusaza ijambo, agahita nanone akomeza kuganira na mugenzi we. Ari naho abasaza bahita bavuga yuko
ahita avuga yuko ashaka kujya kumwereka aho abana bubatse kuko aho bari ni mu nzu y'ibirori, bagahita bajya muri gahunda yo gusezeranaho. Umusangwa agahita ahereza umukwe mukuru akanozangendo. Iyo amaze kumuhereza akanozangendo nta kindi kiba gisigaye usibye guhaguruka bagasenga bagasezeranaho, resebusiyo ikaba irasoje. Ngayo nguko rero njye ndi Umutahira Leonard, nshobora kubakorera imisango neza kandi burya ikintu cya mbere ni ubunyangamugayo. Hanyuma nshobora kubakorera imisango, nshobora kubabera MC, nshobora kubabera umusaza nkabasabira, nshobora kubabera umusaza nkaba umusangwa mukuru. Ibyo byose ni ibintu tumaze kumenya muri iyi misango ya Kinyarwanda. Hanyuma rero igitekerezo cyawe kirakenewe hano kuri iyi video dukoze cyangwa se kuri audio dukoze, kugira ngo tumenye icyo ushaka kubaza cyangwa se icyo ushaka kumenya. Buri muntu wese ufite icyo ashaka kubaza, icyo adasobanukiwe, muri description urasangamo nimero yacu, ushobora kuduhamagara ukatubaza, hanyuma tukagufasha gusobanukirwa icyo ushaka gusobanukirwa mu bigendanye n'imisango ya Kinyarwanda, kugira ngo ibyawe bijye bigenda neza, ibya bagenzi bawe bigende neza. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana. Ni MC Leonard, ndabakunda cyane, murakoze cyane.